Reka nongere mbahe ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Reka dukomeze n'igice cya kabiri cy'inkuru yacu y'urukundo, aho tubona umuhungu wacu w'umukozi wo mu rugo ari kuhira muri jaride. Akazi yagatangiye. Umuntu ukomanze ku gipangu ari kumukingurira, ariko asanze ari wa mukobwa wa boss. Umukobwa wa boss aramubajije, hano mu rugo nta muntu uhari? Umuhungu aramubwira ntawe uhari. Okay, nimba ntawe uhari, duhurire mu cyumba cyawe. Ndavuze ngo duhurire mu cyumba cyawe. Icyumba cyanjye? Umuhungu biramucanze, ariko nyine nta kundi yabigenza, arabyemeye. Bagiye guhurira mu cyumba. Uramubona ukuntu atambuka, mbese urabona ko asa nkaho abyishimiye. Abanza gukenguza arebe ko nta muntu uhari. Umukobwa we tayari yamaze kugera mu cyumba, ategereje umuhungu. Mu by'ukuri umuhungu ntazi icyo bamuhamagariye, ariko umukobwa we aba yabipanze, aba azi ukuntu biragenda. Umukobwa yatangiye nyine amuvuga, amukorakora, amwifatisha. Ku rundi ruhande umwana wa boss wundi nawe aje kureba wa muhungu ngo baganire. Ahandi yahise akubitira, ahise yerekeza mu cyumba cy'umuhungu agiye kwinjira, ariko akigera ku muryango asanga urugi rurakinze. Arahagarara, abanza kumviriza nimba koko ahari. Ntiyumvirije. Mukuru we yari yamutanze kugera muri icyo cyumba, nyine urabibona ko ari gutegura ugutwi yumve ibyo barimo. Ubanza yaryohewe nawe, kuko urabona ko yateze ugutwi, yatwawe, ntiyahava rwose. Ashaka gukomanga, ariko umutima ukanga. Aragerageza ariko bikanga, abuze icyo akora. Hagati aho papa yabateranyije bose, abwira umwe nagende ahamagare umuhungu, hari ijambo ashaka kubabwira bose bari kumwe. Papa yatangiye ababwira ko yabonye akazi, afite isafari yo kujya gukorera hanze. Mbese ari guha uyu mukozi akazi ko kurinda urugo, ko kubacunga, mbese ntihazagire ubinjirana. Umukozi nawe atazuyaje ahise abyemera,
avuga ko azagakora neza. Nzakubera aho utari rwose, ntugire ikibazo, ntugire ikibazo boss. Abakobwa nabo urabona ko babyishimiye, na mama we urabona ko ari gucishamo akamwenyura kuko azi ko agiye gusigarana n'uyu mukozi. Abana bari kugenda bamusezera, kugira ngo uzagende neza, uzagire urugendo ruhire. Urabona ko mbese babyishimiye, barasimburana umwe ku wundi agenda amuhobera. Urabona ko mbese ari umuryango wishimye. Hagati aho umukozi yikomereje akazi kiwe, ariko ageze hagati afata telefone yiyemeza guhamagara nyirabuja, twamwita nyirabuja. Afashe telefoni aramuhamagara, halo, uzi ukuntu numva ngukumbuye, ariko ndagira ngo uyu munsi nimba bishoboka tuze kuba turi kumwe mu cyumba ijoro ryose, ndumva ngukumbuye. Urankumbuye se? Ni ukuri ndagukumbuye, nifuzaga yuko uyu munsi twaza kuryoshanya rwose. Ok, nta kibazo, ubwo nyine nimba wumva ubishaka uraza, uze kuza, ni karibu, nta kibazo rwose. Nanjye nishimiye yuko tuza kubana. Uyu musore ntanyurwa, ahise ahitamo kongera kuvugisha n'umukobwa we wundi wo mu rugo, amusaba yuko baza gusohokana bakajya gutembera bakaganira, bitewe n'uko nyine umukobwa nawe yamaze gutwarwa, atazuyaje yahise abyemera. Nyine nawe urabyumva, ni ukuri rwose nawe ndishimye, icyo washaka cyose nakigukorera, nawe washaka hose twagenda nta ribi, twagenda rwose. Nanjye numvaga nshaka uwo mwanya. Ok, nta ribi, noneho reka ngire ibyo nkora, ninsoza turagenda. Nawe ndagutegereje. Urabona ko bose nyine yamaze kubatwara umutima, nta kabuza. Arikomereza, ari gusunika ingorofani. Tukiri aho mu rugo, urabona ko abakobwa bari muri salo, uyu umwe ari gutekereza kuri uriya muhungu. Mama araje arababwira, ariko murabizi, mumaze iminsi mutajya gusura shangazi. Uyu munsi ndashaka yuko mujya kumusura mwese. Mujye kumusura, kandi mugumeyo ntimugaruke. Ubuse uri kugira ngo tujye kumusura, ndumva ntashaka no kujyayo.
Yababwiye ngo mujyeyo ntimugaruke, kandi ntanze itegeko. Hagati aho urabona ko umukozi wo mu rugo akazi nyine akamereye nabi, ari koza nyirabuja amukirigita, mbese urabona ko yari zose rwose yenda kwikundira bitewe n'akazi uri kunkorera muri iyi minsi. Iyo uri kumpa rwose ndumva icyo washaka cyose nakiguha, koko se ni ukuri nanjye ndumva ndi kukwishimira muri iyi minsi. Ariko urabizi hari ikintu ntekereje. Tekereje iki? Ndikubwire. Tugende ndakikubwirira mu cyumba. Tugende. Mu cyumba? Tugende mu cyumba niho ndakikubwirira. Okay, nta kibazo nimba wumva ariko ubishaka tugende rwose. Ntago nabyanga ko tujya kuganira mu cyumba. Umuhungu nawe yumvise ko ari mu cyumba ahise amuhanagura vuba vuba na bwangu, amazi bayamumaraho, arangije kumusindagiza nyine, aramuhagurukije, aramusomye, arangije urabona ukuntu batembera nyine, urukundo ni rwose. Baragiye. Hagati aho twibutse ko uyu musore yari yasize umugore mu cyaro. Ibyo yari kwibuka urukundo ukuntu rwari rumeze, yishimye, ariko arangije nyine amusiga mu cyaro ajya mu mujyi. Aba yibuka nyine ukuntu byari bimeze. Yakibuka n'ubuzima arimo muri iyi minsi, n'ukuntu yasize umugore we, biramubaza akagera n'aho arira. Ageraho n'aho arira. Tukiri aho akiri mu cyumba, umukobwa wa bosi yakomanze urugi. Yaraje nyine, urabona ko ari gukomanga, nta nubwo yambaye, mbese aje yiteguye nyine, nawe urabyumva ntabwo uri umwana. Agiye kumukingurira, gikingura aratunguwe, mbese atunguwe no kumubona yinjira, kuko ntabwo yari yabipanze. Ntuze gukirwa n'igice cyaza gukurikiraho cya gatatu, kandi nimba
utaranakora subscribe wayikora kugira ngo dukomeze kubana. Njye muri kumwe ni Birasa official. Ciao ciao.